Ndagushimiye wowe wakoze subscribe. Amaro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi ngiye kugusobanurira izina Emeline n'umukunzi wa Dr. Berwa dusabye ko twamusobanurira izina Emeline. Izina Emeline ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage, rikaba ryitwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka ku ijambo Emelina, rikaba risobanuye umuko. Umuko ni iki? Umuko ni igiti cya kimeza cyakundaga guterwa mu mbuga cyangwa mu rugo kigakorwaho imihango ya Kinyarwanda. Ubu ngubu kikaba cyifashishwa mu gihe bagabanya umurima w'umuntu n'undi, kikaba ikimenyetso kitandukanye umurima wawe n'uwa mugenzi wawe. Dore bimwe biranga ba Emeline ni bikurikira. Emeline, ba Emeline bakunzwe no kuba abakozi cyane, bashishikarira mu byo bakora, bita kuri byose, ubumuntu nibwo bubaranga. Muri rusange ba Emeline bakunda kugira impuhwe. Bikunze kuvuga ko gutekereza cyane ari kimwe mu mico ibaranga. Bitewe no kwifuza, Emeline yerekana ubutwari bwinshi n'ubushake budacogora mu byo bakora bijyanye n'inyungu zabo. Ahora akeneye gushishikarira kwishora mu mishinga. Mu yandi magambo, abavandimwe be bagomba kumwereka inyungu z'igihe gito cyangwa kinini cyangwa kirekire mu mishinga mbere y'uko bakorana imishinga ye. Kubera ukuntu akunda umurimo, Emeline mu bucuruzi kandi azi gushishoza kuri buri kimwe. Mbese ntiwapfa kumwiba cyangwa ngo umunyanyanganya. Emeline ikindi kimuranga ni iki? Ni umuntu ufite ibitekerezo byiza, ariko kandi akunda gukabiriza utuntu tudashinga duto duto. Emeline arakazwa n'ubusa. Iyo afite abavandimwe be akuriye, abatwara uko ashaka kugira ngo bamere nka we. Mbese ni umunyagitugu cyane. Niyo mpamvu agomba kwitondera ibikorwa byabo kugira ngo atabatonganya cyane bikaba byakwangirika. Ku babyeyi ba Emeline yigaragaza nk'umukobwa utoroshye mu by'ukuri. Ni umunyabwenge, nta kibazo agira cyo guhangana. Ni ukuri mu buzima ku buzima bitewe n'imbaraga n'imiterere iyo akiri mutoya. Ni byiza kumwigisha buhoro buhoro, gusagira kwihangana no kubaha abandi. Iryo ni izina Emeline. Nawe niba ukeneye gusobanuza izina, twandikire muri komenti. Naho njyewe nari Rwimikwa mu ngabo, amacuma acanye ababyeyi bavuza impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuza ubuhuha, inoni zicacana hose, abana bato bari ubunyano bitegura kwita izina. Yewe winyita akantu pe, ngo ndi mugufi yandi iki? Winyita akantu umuturanyi ubutaka nyiri uburebure budahagije. Huya ndi isasu, ndi isatura, narwanye ku rucuncu umwanzi ndamuconcomera. Nari kumwe na Rumaga u Rwanda ruzira umwaga, nuko dutahana intsinzi. Umwami Rudahigwa wahoranaga imihigo myinshi adushimira, duha ubuganza bwose igihembo cy'abatsinzi. Ngo ndinde ndi Sezibera havuga Imana wa Kagondorero ka Sezibera wa Bitambara bya Mahesho wa Nyamubi, Nyamuba Muhunde, Muhunde wa Muhimuzi, Muhimbunzi wa Nyeshezi, Nyeshezi wa Kazaviyo, Kazaviyo ka Bazinya, Bazinya wa Ugakomeza. Niko ye. Niba wakunze iyi video, kora subscribe.